tuvuge urugero nk'ubushize twigeze kubona kuri social media umuntu w'umusitari bigeze kwibasira harimo baba ngo aranuka baza nk'iki aranuka urumva nk'umuntu niba ari umuntu w'umukobwa kumubwira ngo aranuka kandi yari umuntu w'umusitari hari cyo usanga gucya amaze nk'ibyumweru 2 afite agahinda gakabije yarihebye akumva isera yanze kandi byanyuze ku mbuga nkoranyambaga no gutabimubwirishije umunwa ariko nubwo byanyuze ku mbuga nkoranyambaga ariko birargiye mugiraho ingaruka akaba nakazi yarasanga akora nimba yakoreshaga imbuga nkoranyambaga we ari akazi kari n'amafaranga bigatuma akanga nk'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga no kwirinda kuba igikoresho cy'umuntu ufite inyungu ku giti cye ugasanga ufite imbuga nkoranyambaga YouTube channel cyangwa Twitter batu ukurikirwa n'abantu 100 cyangwa 200 akaza gukoresha nk'igikoresho cyo kwibasira abandi bantu cyangwa kwibasira igihugu hari nk'imbuga nkoranyambaga twabonye zibasira abayobozi inzego z'igihugu umukuru w'igihugu aba n'abandi bayobozi ugasanga niho hayo urubuga wowe ugasanga niho hayo urubuga nk'uwo muntu akenshi usanga bikugiraho ingaruka uretse no kuba byagira ingaruka ku bantu urimo kwibasira ariko nyine umuntu ukora benshi babikora biyahuye bakaja mu mugozi abandi za soda wowe kuyikuramo ndi mwicara guhamya kuganiriza nabo ushobora gukora bigira bati igeze mu yindi cyane umuntu ashaka kubwirisha amagambo mabi ubwabyo akakwica uhagaze kandi nta kintu agutwaye nubwo buryo imvugo z'urwango usanga umuntu akenshi by'umwihariko nk'imbuga nkoranyambaga ko urubyiruko neza turimo gukoresha cyane usanga aho duhuriraho nk'imvugo z'urwango ugasanga umuntu arakwibasiye abantu barakwibasiriye ugasanga umuntu byamwangije amarangamutima bavuga ku bantu runaka ugasanga umuntu baramuvuza agize kese zo kwiyahura ibihe byiza umugoroba mwiza nshuti ya Keti Radio nshuti yanjye ni Jenny Uwimana muganira murabizi rero nkuko bisanzwe buri cyumweru guhera isa moya kugera isa 3 z'umugoroba tuba tuganira ikiganiro nimbwira tuba tuvuga ku buzima muri rusange tuvuga ibyadufasha kubungabunga ubuzima bwacu ndetse n'ibyatuma twirinda guhora tujya kwa muganga ahubwo bikaba byiza ko tumenya amakuru adufasha kwirinda kuko tuvuga ko kwirinda biruta kwivuza ntabwo ndi ngenyine murabizi ko rwose nari narabibasezeranyije kuva twatangira iki kiganiro ko ntazongera kugikora ngenyine kuko twifashisha inzobere mu bintu bitandukanye ariko bijyanye n'ubuzima nyine babandi bafite amakuru yadufasha kubungabunga ubuzima bwacu kugira ngo bumere neza twirinde guhora kwa muganga uyu munsi rero turaza kuganira ku kintu abantu badakunda kuvugaho kandi ari ikintu cy'ingenzi cyane ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu kuko nta muntu utifuza kuba yabwirwa amagambo meza yabwirwa ko ari umuntu w'agaciro yabwirwa ko ari umuntu w'ingirakamaro ariko ikintu cyadutse cyitwa imbuga nkoranyambaga duhura nazo akenshi duhuriraho n'abantu tutaziranye n'abantu tutigeze duhura na rimwe batatuzi cyangwa se banatuzi ariko badafite imigambi myiza kuri twebwe ugasanga abantu batubwiye amagambo mabi rero imvugo z'urwango ni imvugo zihungabanya rwose ubuzima muri rusange ariko zigahungabanya ubuzima bwo mu mutwe by'umwihariko niyo mpamvu rero uyu mugoroba natumiye Donat uraho neza yego wiro Jeanne namahoro ngo murakoze kuma kare rwose narindi kuvuga nti nishimiye cyane rwose ko tuganira kuri iyi nsanganyamatsiko kuko nkurikije profile yawe nabonye ari ibintu udashakisha ari ibintu wiyumvamo reka dutangire utwibwira n'abandi baraza kumva impamvu navuze gutyo yego Jeanne urakoze nitwa Donat Donat Dukuzimana yego mu
buryo bw'umwuga ndi umuganga bita clinical psychologist, n'abaganga bita ku mitekerereze n'imyitwarire ya muntu. Nibyo nkora buri munsi, nkora mu mishinga ifasha impunzi, nkoramo mu bijyanye no kubafasha mu bijyanye n'imibereho myiza by'umwihariko mu mutwe, ubuzima bwo mu mutwe. Ariko apati y'akazi dufasha, dutanga n'ubundi bufasha butandukanye mu yandi ma porogaramu afasha urubyiruko cyangwa community muri rusange kubona amakuru y'ibanze. Naho naje hano nkora mu bita digital peace ambassadors, mbese n'aba ambasaderi b'amahoro ariko bakoresha ikoranabuhanga. Hari akandi kantu nabonye ujya wandika kuri title yawe ngo peace fellow, niba ari peace fellowship, ibintu nk'ibyo. Yego. Biriya bivuze iki? Cyangwa niba ari peace ambassador, ibintu nk'ibyo. Yego. Peace fellowship ni programa ya Interpeace irimo ikorera mu bihugu by'ibiyaga bigari. Hano mu Rwanda ikabikorana na Vision Jeunesse Nouvelle. Mu Rwanda ubwo dukoramo ubwo Vision Jeunesse Nouvelle niyo ihagarariye aba peace fellow hano mu Rwanda, ubwo nabo batse amahoro b'urubyiruko. Aho niho nashaka kugira ngo peace fellow nyine ni muntu ki. No kuvuga ngo muharanira icyatuma mu rubyiruko habamo amahoro mu bihugu by'ibiyaga bigari, ariko urubyiruko rubigizemo uruhare. Kandi nk'umunyamakuru nabonye ko ibi bintu by'imvugo z'urwango ari ibintu bihungabanya amahoro muri rusange, nubwo nyine turi bugere by'umwihariko ku buryo bihungabanya ubuzima bwo mu mutwe. Ubundi iyo tuvuze imvugo z'urwango uba ushaka kubwira abantu iki? Ni nk'icyo umuntu yabona, cyane cyane ko tuzi ko mu Rwanda buriya hari ubushakashatsi bwerekanye ko 60% by'abanyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga, cyane cyane WhatsApp, Instagram, Facebook na X, na YouTube ibamo. Ariko izo ngizo nizo zibanze zitambutse ubutumwa bwihuse bugufi bushobora koroshya imvugo z'urwango. Umuntu amenya ate ko ahuye n'imvugo z'urwango? Natangiye kuvuga imvugo z'urwango icyari cyo. Mbere imvugo z'urwango na amagambo cyangwa se ibimenyetso umuntu ashaka gukoresha, kuko hari igihe umuntu akoresha ibimenyetso ariko avuze agamije kuba yaweho ubwawe yagutesha agaciro, yagutesha agaciro haba mu magambo cyangwa mu bikorwa, cyangwa se yagumura, ukamyite kugumura rubanda, gufata nk'abantu bari hamwe ukaba wabacamo amacakubiri akoresheje amagambo, bamwe ko bangisha abandi. Yego. Imvugo z'urwango rero ziza guhungabanya ubuzima bwo mu mutwe gute? Ubwo wenda mise numva ko turi bubone n'ingiro nziza nkurikije ahantu numva ukorera, kuko mu mpunzi nibaza ko ibyo bintu bishobora kuba bibaho. Abantu bahura n'ivangura, abantu bahura no guteshwa agaciro, bahungabanwa bate? Wenda ubwo dufashe abo ngabo b'impunzi nka reka mbyite nk'urugero, ariko n'ubundi nibibaho muri rusange. Umuntu ahungabanywa ate n'izo mvugo z'urwango? Icyambere guhungabanwa n'imvugo z'urwango nk'uko tubize, umunyarwanda yaravuze ngo ijambo ryiza rirarema. Kandi nibyo, umuntu akubwira ijambo ryiza ukishima rirarema, ariko no ku rundi ruhande ijambo ribi rirasenya. Umuntu ashaka kubwira amagambo mabi ubwabyo akakwica uhagaze kandi nta kintu agutwaye. Ni ubwo buryo imvugo z'urwango usanga umuntu akenshi, by'umwihariko nk'imbuga nkoranyambaga ko urubyiruko neza turimo gukoresha cyane, usanga aho duhuriraho nk'imvugo z'urwango, ugasanga umuntu arakwibasiye, abantu barakwibasiriye, ugasanga umuntu byamwangirije amarangamutima. Cyangwa se ugasanga nk'ubu turi mu gihe mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka 1994. Ugasanga nko ku bantu bakurikira social media cyane bakunda kwibona imbuga nkoranyambaga, abantu bari hanze y'igihugu na bamwe bari mu gihugu baba bakoreshejwe, ugasanga ari gukwirakwiza amakuru y'urwango ajyanye icyambere wenda no gupfobya
gupfobya cyangwa gutesha gukora abantu kubatandukanye agendeye ku turere. Ibyo nk'umuntu buri mu gihe cyo kwibuka akenshi hari igihe atatuma ahubwo asubira inyuma muri bwa budereranwa yari afite bwo kuba ari kuzamuka ngadaheranwa wenda n'ibyabaye bikaba bimusubije inyuma ugasanga ubwo byumwangije mu mutwe aho kugira yiteze imbere. Nagira ngo dufate akaruhuko gato ariko mu kanya nitugaruka ndifuza ko waza kudusobanurira kuko urumva niba ari imvugo zihungabanya umuntu akumva hari uko ateshejwe agaciro, izo zindi zibiba amacakubiri mu bantu, abantu bagakwiye kuba hari ibintu runaka bituma ahita areba akavuga ati izi mvugo ni iz'urwango, noneho kubera ko zigamije zishobora kuba zampungabanya, reka wenda nzitesha agaciro, reka wenda izi nzirengagize. Umuntu mbese nagira ngo tuze gutanga ayo makuru yo kuba umuntu yabasha we kwisobanurira akavuga ati iki kintu reka ne kugiha agaciro kuko ningiha agaciro gishobora kuba cyanyangiza. Umwe mu kanya gato. Ngira twagarutse rero turacyakomeje kuganira ni Jane Uwimana. Uyu munsi dufite umutumirwa ni Donat, akaba yararimo adusobanurira uburyo imvugo z'urwango duhura nazo ku mbuga nkoranyambaga zishobora kuba zakwangiza ubuzima bwacu, cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe. Navugaga nti umuntu yamenya ate ni nk'ibiki, wenda niba ari amagambo, niba ari ibimenyetso byamwereka ko icyo kintu ahuye nacyo koko ari imvugo z'urwango? mbere na mbere ikintu gishaka kukwereka ko ikintu uhuye nacyo ari imvugo z'urwango, harimo y'amagambo atesha umuntu agaciro. Kwa kuntu umuntu azabubwira amagambo atesha umuntu agaciro. Abanyarwanda hari umuco tuba dufite amagambo tuba tumenyereye gukoresha, no y'amagambo akwambura ubuntu, gutesha agaciro. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza imvugo y'urwango. Ikindi y'amagambo azana amacakubiri muri rubanda. Tuvuga urugero, nimba mu Rwanda gahunda ya umunyarwanda ni amahitamo ya buri munyarwanda. Umuntu ukabona araje, urugero nko kuri social media bikunda kubaho cyane ku mbuga nkoranyambaga. Yego. Kumva azanye noneho ibi bya bintu by'amoko bikunda gukora abantu bari gukoresha izindi imbuga nkoranyambaga by'umwihariko baba bari hanze y'igihugu. Ukumva we aracyavuga azana ikintu cyose avuze mu Banyarwanda azana ikintu cy'amoko, nacyo ni imvugo y'urwango. Ikindi harimo no kwibasira umuntu. Hari uburyo umuntu yibasira umuntu ku giti cye, ariko hakundi usanga abikora ariko afite ikintu agamije ikinyungu, ari nk'umuntu watumwe. Cyangwa se ari kugira, urugero nk'ubushize twigeze kubona kuri social media umuntu w'umusitari bigeze kwibasira harimo ngo aranuka. Ibaza nk'iki kintu aranuka. Urumva nk'umuntu niba ari umuntu w'umukobwa kumubwira ngo aranuka kandi yari umuntu w'umusitari, hari igihe usanga gutya amaze nk'ibyumweru 2 afite agahinda gakabije, yarihebye, akumva isera yanze, kandi byanyuze ku mbuga nkoranyambaga no gutabimubwirishije umunwa. Ariko nubwo byanyuze ku mbuga nkoranyambaga ariko birargiye bimugiraho ingaruka, akaba n'akazi yari asanzwe akora. Nimba yakoreshaga imbuga nkoranyambaga we ari akazi kari n'amafaranga, bigatuma akanga. Yego. Hanyuma se ni ikibazo cy'amatsiko, ntabwo bisobanukiwe neza, izo mvugo z'urwango zirahanirwa cyane? Imvugo z'urwango zirahanirwa cyane kuko hari n'igihe, ntabwo ndi umunyamategeko ariko hari iziri rusange tuba tuzi zihanirwa kandi n'ibihano bikomeye. Urugero, tuvuga nk'imvugo z'urwango zibiba amacakubiri. Ni icyaha buri munyarwanda wese azi ko nta kubabarira kubaho. Nyine ubuyobozi buragukurikirana, amategeko aragukurikirana akaguhana. Yewe n'umuntu wibasiwe ku giti cye yafite ibimenyetso ko umuntu yamushyizeho, yamubwiye imvugo y'urwango cyangwa imutesha agaciro, nabyo ni ibintu bihanirwa. No kuvuga ngo afite uburenganzira bwo kuba yajya kurega akavuga ati ngewe abantu banyibasiye ni imvugo z'urwango,
yego rwose. Hari ikintu wigeze kuvuga tugarutse muri bya bindi bishobora kumenyesha umuntu yuko yahuye n'imvugo z'urwango, uravuga ngo ukuntu yiyumva amaze noneho ubwo hari ibimenyetso bimwe wari watubwiyeho, amaze kubyiyumvamo, amaze kubona ibi bimenyetso bindi utubwiye, aya magambo utubwiye nyine aranga izi mvugo z'urwango, yakora iki? mbere na mbere umuntu amaze kumenya imvugo z'urwango, wenda kuko ziri mu byiciro bitandukanye, navuga nko kuri buri gice. tuvuga urugero nk'imvugo z'urwango ziba amacakubiri n'urugero mu banyarwanda. Hari igihe ureba nko kuri nk'urubyiruko la majorite nk'uko bivuze 60%, hejuru ya 60% bari mu gukoresha imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda. Urugero umuntu agasanga yashyizeho nka Twitter Space, arimo kuganiza abantu benshi avuga ki mu Rwanda uburyo ki ibintu byacitse, ibintu by'amoko, cyangwa ugasanga yaje yibasiye n'abayobozi akavuga ibintu bidahari hano mu gihugu. Mbere nk'urubyiruko ikintu twakora by'umwihariko urubyiruko ko niko dukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, no abantu no kubanyomoza, ariko atari kubanyomoza gusa byo kuvuga ngo no guserera nabo, dukoresheje ibimenyetso, ibintu bifatika. Niba yavuze ibintu bidahari ukaba washaka ibimenyetso nawe ukabyerekana, ibimenyetso bijyanye urugero n'amateka y'u Rwanda. Hari ubushakashatsi bwarabikoze, abantu basura website ya Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu. Kuri website yabo haba ibitabo bitandukanye bivuga ku mateka y'u Rwanda, ubushakashatsi butandukanye, ku buryo nk'iyo wenda umuntu abonye nk'iyo izo mvugo z'urwango, umuntu arimo kugoreka nk'amateka y'u Rwanda ariko ari kuzanamo amacakubiri hagati y'abantu batuye aha n'aha, iby'amoko, ushaka kujya gusoma ibyo bitabo ukaba wasubiza umuntu nawe kuri social media, ko natwe turazikoresha, ariko ukamusubiza ufite ibintu bifatika, atari amagambo gusa, bishingiye ku bushakashatsi, ibintu bifatika. Aho wenda ni nko ku gice wenda mvuze cyo kwibasira muri rusange, noneho n'umuntu ku giti cye. Ntabwo umuntu wakagombye wenda kubangamirwa n'imvugo z'urwango umuntu niba yikubwiye guceceke gusa, ko hari igihe uceceka bikakugiraho ingaruka, kandi urumva iyo ucecetse we umuntu ari cyo yaragamije, we abatsinze abageze mu nyungu, mu gihe wowe urimo gusafaringa cyangwa urimo kubangamirwa. Igihe wahuye n'icyo kibazo, ushaka kukibwira abayobozi cyangwa mu bana ukagisha inama, byaba ngombwa byaba byakugezeho n'ingaruka zijyanye wenda nk'imitekerereze cyangwa se amarangamutima, ugasaba ubufasha. Hanyuma se urabona nka kuriya hari urugero rwiza wari utanze rw'umuntu dusanzwe tuzi bibasiye ku mbuga nkoranyambaga, turabimenya. Uramutse ari nk'umuntu bibasiye, wenda ntafite aya makuru wari utubwiye, ntazi ngo yabigenza ate, nkanjye nkamenya ko uwo muntu yibasiwe kandi nawe yabimenye ndetse yaniyumvisemo ibimenyetso, ariko nta kintu na kimwe azi yabikoraho, njyewe nk'umuntu uri ku ruhande rwe, ubwo ndavuga muri rusange, abajene, urubyiruko, abakuze, aramutse amenye yuko hari mugenzi we wibasiwe, yamufasha iki? Yamugiriye ihe nama? Icyambere yamufasha mbere na mbere n'ubuvugizi. Hari igihe by'umwihariko abantu bahura n'imvugo z'urwango ariko we ntanabimenye, wenda ko ari nayo, cyangwa se abimenya ariko akaba azi ko ibyo bintu bidahanirwa n'ahantu yabijyana. Nk'urubyiruko ubisobanukiwe wenda uzi ko ayo mategeko ahari ahana urubyiruko, ahana abantu bakwirakwiza imvugo z'urwango. Ikintu cya mbere tugomba gukora nk'urubyiruko nta kurebera, ntabwo twakwemera ko umuntu bamubangamira cyangwa se agirwaho ingaruka n'imvugo z'urwango, kandi dushaka gukora ubuvugizi. Harimo kumwegereza ubuyobozi, cyangwa se ubwawe nawe ukaba wamuha amakuru y'aho ashobora kujya kubaza, akamenya ko ibyo bintu bigize icyaha. Ikindi no kuba wakwegera n'uwo muntu uvuga imvugo z'urwango. Hariho abazikwirakwiza bazi ko ari ubwabyo babikora ku bushake, bazi ko aricyo bagamije, ari n'abikwirakwiza batabizi. No kuba wasobanurira uwo muntu ukaba wamusobanurira ko bigize icyaha, cyangwa se ko bishaka kubangamira amarangamutima cyangwa imitekerereze yo arimo kubikorera. Mu gihe ari umuntu utari ubizi, guhinduka no kuba yasaba imbabazi uwo muntu birakunda.
niyo yaba ariko iyo ari wo muntu wenda usanzwe bikora ku bushake cyangwa se yatumwe guhinduka biragorana ariko amenya ko nawe amategeko amureba. Hanyuma ndifuza ko mu kanya gato uri butubwire noneho ku bintu bijyanye no ku buzima bwo mu mutwe, kuko ahanini nabyo byatumye tuganira, kuko hari ababa batumva niba ibyo bintu bahuye nabyo byabahungabanyije cyangwa se akaba yanabyumvise ko byamuhungabanyije ariko akavuga ati none se nabigenzane, nabikora wiki, akagira ngo hari byagarukira aho ngaho. Naho mu kanya gato. Twakomeje rero kuganira, twakomeje rwose, twagarutse muri mbwira. Ndabona n'iminota itujyanye, ariko uyu mwanya usigaye n'uwanyu, kugira ngo mubaze, kugira ngo mutange ubuhamya, mutange ibitekerezo. Hari abo nabonye batangiye kunyuza ubutumwa kuri WhatsApp. Uyu yavuze ati ni ubutumwa ko mbona kubukurura bitoroshye. Ni nibishaka mu majyaruguru Gahunga sector. Donate arimo aratwigisha neza, tukarushaho gusobanukirwa byinshi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze cyane. Ndabona atari ikibazo. Hari ibindi biganiro twari turimo tugirana, hari abantu bari ku magroupe ya WhatsApp, uretse ko mbona bishobora kutanyorohera. Ni ibiganiro birebire, gusa icyo nibuka nuko umwe yatangiye avuga ati se atubungubu koko ati kuba muri kuganira ku mvugo z'urwango nabyo kandi ati ubwo birimo indwara yo mu mutwe. Mbese hari ukuntu abantu baba batumva neza. Ni nayo ngira ngo mayeri y'indwara zo mu mutwe, umuntu aba yumva ari ibintu byoroheje, ari ibintu bisanzwe kubikurura, kubera ko atari ukuba yakomeretsa ahantu ava amaraso bikagorana. Ntubone ko umuntu yaba arwaye cyangwa ngo arembe. Byantwaye rwose imbaraga kugira ngo mbasobanurire. Burya twasaga nkaho tugira ibiganiro biri kugendera rimwe. Icya hano kuri radio n'icyo kuri WhatsApp narindi kureba kuri groupe, mbabwira nese kubwirwa imvugo z'urwango ugira ngo ntibiba byahungabanya umuntu ndetse bikaba byanagutera indwara. Gusa ni ikiganiro kirekire cyaje gusozwa, kuko abantu barimo abenshi ni abantu ubona ko bakuze, bavuga bati ngiye rwose nta kuntu ibintu by'imvugo z'urwango, ibintu by'imbuga nkoranyambaga byampungabanya. Karagaciyemo. Ndimo mvuga ukuntu aba bantu bo muri groupe twashoje ikiganiro, tubonye ko bo kubera ko ari abantu bakuru, hari urwego rw'imyumvire n'amakuru no gusobanukirwa n'uburyo babona ubuzima, bo kuba izo mvugo zabahungabanya bisa naho bitoroshye. Ariko kuko abantu turi kuganira n'abantu batandukanye, harimo urubyiruko, harimo abanyuze mu buzima butandukanye hirya no hino, ndibaza ko hari icyo ufite wabivugaho. Iyo bigeze ko kuri zino ndwara z'amarangamutima by'umwihariko zishobora guturuka ku mvugo z'urwango umuntu yashyizweho, ntabwo bigira ingaruka cyane cyane mu rubyiruko, ariko bitavuze ko n'abantu bakuru bitabagiraho ingaruka. Mvuze nk'urugero, dushaka turi abagore babiri tukagira ibibazo bimwe. Urugero wenda tukagira nk'umugabo, hari igihe usanga nk'umugore avuga ati umugabo wanjye ambwira amagambo mabi amuza ku nkeke, byakunda agera amubwira amagambo mabi y'imvugo z'urwango cyangwa se
amubwira amagambo ajyanye n'amateka y'u Rwanda ya kera. Urabizi abanyarwanda umwe mugenzi waje bati ngewe ibyo bintu umugabo abimbwiye nge nanabyakira nkamwereka ko nta n'icyabaye nkabireka, ariko ni wowe ku giti cyawe ntabwo ari we, kuko wowe ufite uburyo kiba cy'ibintu byawe nta no gutubyakira kimwe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe umuntu bimubaho nk'umuntu utabizi akavuga ati ujye ubyumva ubyirengagize, ayo magambo abantu bakubwira n'ibiki ujye ubyirengagiza nk'aho bitabaye. Ntabwo twese dushoboye kubyirengagiza, ushaka kuba ubishoboye kubyirengagiza undi atabishoboye. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe turebeye ugasanga umuntu ariyahuye, yakwiyahura biturutse aho ngaho, nta nubwo ahita avuga ati wenda byaturutse ku itotezwa yakoreye, ku mvugo z'urwango yahuye nabyo, ahubwo umunyarwanda rimwe na rimwe ahita avuga ati yarahaze, umuntu yahuye yarahaze, kandi ari amagambo umuntu yari yaramwishagaze nyine akumva nta kindi kintu asigaranye uretse kwiyahura. ako kantu njya nkumva ugasanga aravuze ngo nguriya muntu ngo yakoze ububwa ngo njye biriya bintu ntabwo nabikora, ngo ntabwo nabitekereza, ukagira ngo hari abantu baba bakeka ko ari nk'umwanzuro yafashe. Ntabwo kwiyahura ntabwo aba ari akenshi nkanjye nahuye n'abantu benshi wenda biyahuye ugasanga yiyahuye yagize amahirwe ntapfe. Nk'iyo muganiye usanga nta muntu n'umwe, ntabwo uwo muntu ntabwo aba yanze ubuzima. Hari n'igihe umubwira wenda wari wiyahuye wenda arimo kugaruka akaba ati umuntu si ibyo bintu ninjye yabikoze, n'ukuntu nkunda ubuzima, ukumva nyine ntabwo ari we, ntabwo umuntu wanga ubuzima ku buryo yavuga ngo agiye kwiyambura ubuzima, ahubwo ni kwa kundi ari igihe usanga ibibazo byaramuheranye, bwa buryo twigiramo bw'abanyarwanda bwo guhishira ngo kurenzaho, na ya migani nk'agahinda ntikica kagira mu bibana nako. Yego disi. Ariko dutangiye gusobanukirwa ko nibura agahinda kica, agahinda karica, kandi n'umuntu wiyahuye ntabwo uvuga ngo ni ubugwari cyangwa se iki kwa kundi dusanzwe tubyita. Hari n'amadini ngo adasengera abantu biyahuye, hari n'ababahana, hari abahana umuntu wiyahuye ntapfe, ugasanga baramuhanye cyangwa baramuciye mu muryango, kandi nawe ubwe ntabwo aba ari we. Ni ibintu biba byamurenze, ni nk'uko bavuga ngo ni ubushobozi bwo kwihanganira biri kumubaho buba bwarenze bukananirwa. Ahubwo unyibukije ako kantu, nubwo atariyo wenda nsanganyamatsiko twavugagaho, hariho abantu usanga bibaho, kuko biriya ni ibintu bikunze kuba ari amabanga mu muryango, ukabibona ko umuntu yaragerageje kwiyambura ubuzima ariko ntibikunde, wenda akaba ari uretse ko no kubyinjiramo cyane burya nabyo ntabwo ari byiza, kuko hari igihe usanga nk'umuntu wari ufite agahinda gakabije kageze kuri urwo rwego ahise abitekereza akumva ko wenda ubwo buryo yabukoresha. Reka mvuge kwa kundi aba atari uburyo bwo gufata imiti wenda y'uburozi, ari ibintu bisanzwe, noneho bikarangira adakomeretse nta kibazo kindi agize, ariko hakagira abantu be babimenya bakabihishira, ugasanga baramuganirije wenda baramubwiye bati n'ubugwari wari ukoze, ariko bakabirekera aho ngaho. Kandi byagaragaye ko akenshi usanga bari abantu biyambura ubuzima atari n'ubwa mbere yari abigerageje. Abo ngabo nabo nubwo atariyo nsanganyamatsiko, ariko ntago waducika utagize ubutumwa bagenera, cyane cyane abakikije uwo muntu, kuko uwo muntu we ntago aba agitekereza neza. Uwo muntu akenshi nk'uko ubivuze, abantu benshi yahura usanga hari igihe usanga umuntu yiyahuye agapfa, ariko yarabikoze nk'ubwa gatatu cyangwa ubwa kane. Ubwa mbere yabigerageje gakeya cyangwa abantu bakamukiza, kongera ubwa kabiri, kongera ubwa gatatu. Rero nk'abanyarwanda wenda iyo tubonye nk'abantu bari tusanzwe tubana nabo, duturanye, tubana mu miryango wenda yagerageje icyo kibazo, kuba wamubwira urugero ngo uramuhanye kwa kundi abigenza mu miryango, uramuganije n'ibiki, ntabwo bikuyeho ikintu cyatumye agira ibyo bitekerezo byo kwiyahura. Ukuvuga ngo ikibazo kiracyahariho, icyo ukoze ni nko gufata kubisinziza, gushaka kubimwibagiza ku ngufu, kandi ikibazo kiba kigihari. Ikintu tugomba gukora ahubwo ni kubafasha kubona ubufasha bukwiye, haba mu buganga, mu buryo bwo kumujyana kwa muganga, kumukurikirana nk'uko wabivuze, ntitukomeza kugira ipfunwe ryo kuvuga ngo baragira ngo nimvuga ngo niyahuye ngo ndwaye agahinda, kandi abanyarwanda tuzi ko agahinda katica, agahinda karica. Tukanamufasha no kugira systeme cyangwa ahantu abona ko ari abantu nyine
bamufashe kandi bamukunze bamushyigikiye. Hari igihe usanga umuntu yiyahuye ndabona na community y'uruhande yaramwanze abati nta muntu n'umwe nsigaranye, ariko ku buryo nk'umuntu wo mubana umweretse urukundo iba byoroshye no kuba kwakundi wamureshyareshya ukaba wamugeza ku bitaro atabanje kugorana kurusha uko wamureka ko mubwira ati wiyahuye. Ibyo bintu niba byabaye kugura ugashaka kumugira inama kandi nibyo iwe ikibazo nyamukuru cyatumye yiyahura utakizi cyangwa se kitanakemutse. Yego. Hanyuma rero tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu turimo turavuga ku mvugo z'urwango zijya zigaragara ku mbuga nkoranyambaga, uburyo zihungabanya ubuzima bwo mu mutwe, ngira ngo mwabyumvise. Uwaba rero afite icyo ashaka kuvuga, kubaza cyangwa ubuhamya, ubu noneho n'umurongo wa telefone urafunguye 0788330100. ushobora kugira icyo ubaza Donat cyangwa se ukagira icyo tubwira nk'ubuhamya, kuko nzi yuko hari abo byagiye bibaho. Gusa ikindi nabonye nuko abanyarwanda kugira ngo akubwire ngo ikintu runaka cyambayeho, cyane cyane nanone muri ibi bintu by'indwara zo mu mutwe, kugira ngo afungura kubwira ati rwose iki kintu cyambayeho, usanga ari ibintu badapfa kwakira. Usanga iyo uvuze ngo tuvuge ku bandi biroroha, ariko kwivugaho ntibyoroha. Nuba hari ubuhamya ushaka kuduha wenda udashaka kumenyekana, ntacyo bitwaye ko utatubwira izina ryawe ariko ukatubwira igitekerezo cyawe. Keti Radio, alo? Alo? Keti Radio, alo? Alo? Ntabwo yamenye ko twamwitabye. Hari ukuntu aba amaze umwanya munini ahamagara hanyuma twamwitaba ntamenye yuko twamwitabye. 0788330100. niba ari igitekerezo ushaka kuduha, niba ari ubuhamya ushaka kuduha, niba ari ikibazo ushaka kubaza, biremewe yuko utavuga amazina yawe cyangwa ukaba watubwira wenda aho uherereye. Gusa n'ubushake bwawe ubikora uko ubishaka, ariko igitekerezo cyawe ntukigumane. Keti Radio, alo? We dusanze agiye. Sinzi uko biri kugenda, hari ukuntu baba bahamagara ari benshi. Keti Radio, alo? Alo. Turakumva neza. Wakuri iki kiganiro? Yego? Alo? Wakurikiye? Nakurikiye. Urashaka kutubwira umwirondoro wawe cyangwa urashaka kuduha igitekerezo gusa? Kubabwira igitekerezo. Nta kibazo, tubwire. Mbona nyine ari no kubikora. Atari ibintu byiza. Wese wigeze uhura n'agahinda gakabije? Wigeze uhura n'agahinda gakabije? Depression? Bijya bibaho. Wagiye kwa muganga se? Oya. Kubera icyo utajyayo? Bigera aho ngaho bigashira. Nubwo bishira ariko wigeze wumva ufite ibitekerezo byo kwiyambura ubuzima? Biraza bikagenda. Ubu urumva umerewe neza? Nubwo uvuze ngo uba wumva atari ibintu byiza, ariko ntabwo ubigize ari we uba ubyigirisha nuko aba yarwaye, ahubwo ugize n'uwo ubyumva na wamugira inama yo kujya kwa muganga. Nawe kandi ubyumvise ukumva utekereje kwiyambura ubuzima, burya feri ya mbere no kujya kwa muganga. Urakoze. Sawa. Urumva ko nubwo atabyinjiyemo cyane, ariko nabari muri babandi bumva yuko hari umwanzuro umuntu yifatira n'uwatifatira, agakeka ko umuntu ashobora gufata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Cyane rwose. Ndi niba nawe ariko wabyumvise. Nakwa kundi wavuze usanga umunyarwanda arimo ugasanga nyine aho y'icyo kibazo uri kubihisha. Nakwa kundi usanga umuntu umugendera buri munsi aho zitwa afite akazi keza. Yahuye abuze iki?
yanasekaga kandi rwose hano mu Rwanda bitameze tujya neza. abanyarwanda tugiye ikintu cyitwa guhisha akantu kabyimenyere ugasanga umuntu ibibazo byaramuheranye afite igikomere ku mutima byarakomeye ariko nyine ni isura nyine inyuma ubona aseka byangombwa byanamurengara nyuma y'urubyiruko akajya no kwinywera nk'agacupa kumva ari ibintu abantu muri kumwe mugenda nukageraho nyine ngo muri kwishimana kandi we ariho buryo bwo kwerekana ibikomere bye arimo agerageza kubitwikira yije yakuyara avuze ko yari afite akazi afite n'imodoka yaravuze iki byagenze biti kandi we yari mu mutima yari yaraboze nyine byaramuheranye. ubwo rero uwo uri kutwumva akanya ni uzi mu mutima w'uko ameze twe ntiduhari ariko ni nawe wafata umwanzuro akavuga ati reka ibi bintu ne kujya kubitwikiriza inzoga ne kubyihererana ahubwo mbijyane kwa muganga niho hantu hambere ushobora kujya bakagufasha. turacyakira telefone mu kanya gato turafata akaruhuko tugaruke twakira telefone za nyuma dusoza. Keti ready? Allo turakumva. Muraho neza? Muraho neza. Yego wakurikiye ikiganiro? Ntacyumvise. Ngaho nawe tubwire. Allo sinzi uko disibise bigenda kandi yaratubwiye ko yakurikiye ikiganiro ibyo ari byose yarahamagaye hari ubuhamya cyangwa ikindi yaragiye kutubwira ntacyo ariko reka dufate akaruhuko gato cyane mu kanya gato turaba tugana no ku musozo dufata telefone za nyuma ndabona hari wari uhamagaye reka twe kumugendana. Keti ready? Allo turakumva. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Wakurikiye ikiganiro? Mwambwira. Twakubwira? Tega amatwi radiyo. Nari mvuze ko rero twitaba telefone nk'ebyiri za nyuma hanyuma ukabaha ubutumwa tugasoza. Keti ready? Allo turakumva neza. urabyumva ikiganiro ni cyiza. wagize umutima wo kwiyambura ubuzima hari usibye Imana yagufasha wagaze umutima wo kujya kwa muganga. Ibyo biba bigoye kugira ngo ugire ariko nibaza ko nk'ubu tuba tubahaye amakuru hakiri kare ako gatima hari igihe kakuzamo ukavuga uti kuri Keti Radio bigeze kuvuga ko yari indwara. Yego ni indwara. Ariko nyine umuntu ukora benshi abikora biyahuye bakaja mu mugozi abakora za soda. Uwo kuyikuramo ndi mwicara guhamya kuganiriza nabo ushobora gukora bigabo ati ngeze mu yindi saa. Ariko wagize umutima imbere na mbere no gusaba Imana umutima wo kwiyambura ubuzima yo icyo gitekerezo benshi bavuga ko kigize isa neza uzanabikora hari niko bigenda. Urakoze cyane. Nkurikije telefone turi kwakira ndabona tuzashaka insanganyamatsiko ivuga kuri depression by'umwihariko no kwiyahura. Keti ready? Allo komere cyane. Mukomere turakumva neza. Wakurikiye? Twakurikiye cyane. Ngaho tubwire. Witwa nduherereye he? Eric mu Nkomane. Eri hari icyo wakuyemo se mu kiganiro ngo nawe ugire ubutumwa utanga cyangwa hari icyo ushaka kubaza Donat? Nshaka kumubaza se. Ushaka kumubaza?
nshaka kumubaza na Eric Nkurikiyimana mu Nkomane. iyi ngaho mubaze. Icyo namubaza yego reka tugendanye. Sinzi ko bimugendekeye. Reka dufate telefone imwe gusa ya nyuma, hanyuma reka ndebe niba hari ubutumwa buri kuri WhatsApp. Okay, ndabona ntabwo. Niba hari indi telefone turayakira, niba ntayo waba ugira ubutumwa utanga mu gihe dusoza, niko tujya tubigenza, kuko burya hari igihe umuntu aba yakurikiye kuva kare ariko bikamugora kugira nk'akantu atahana. Ubutumwa bwa mbere natanga by'umwihariko ku bantu dukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, ni kuzikoresha mu buryo bukurikije amategeko cyangwa se mu buryo bugira inyungu ariko nta muntu n'umwe bubangamiye. Bivuze ko gukoresha imbuga nkoranyambaga utagambiriye gusagararira abandi cyangwa kuzana amacakubiri muri rubanda, cyangwa kuba wakoresha urubuga rwawe uha ijwi abandi bantu bashaka kwibasira abandi cyangwa kuzana amacakubiri. Ikindi nk'urubyiruko, nk'uko twabibonye imbuga nkoranyambaga cyane nizo abantu benshi, uko nabivuze turi mu minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Abantu benshi bakoresha muri propaganda zo kugoreka amateka y'u Rwanda, kuzana amacakubiri, nabyo bigize imvugo zihembera urwango. Mu rubyiruko icyo nashishikariza ni ukutarebera, natwe tukagira uruhare mu kubirwanya ibyo bintu, kuko nk'umuntu yakoze nk'iyo nkuru wenda avuga amakuru ajyanye n'amacakubiri, ari ibintu uzi neza ko bidahari kandi bifite n'ibimenyetso nk'ubushakashatsi cyangwa statistique zaturutse mu bigo bishinzwe, ntabwo twarebera gusa ngo turebe ngo nibindeba cyangwa se, ahubwo ngo ufate ibyo bintu ngo nawe ubisharinge mu yandi magroupe, kuko iyo ubisharinze nawe bikagaragara ko ari wowe wishyize mu magroupe, bishaka kugaragara ko uri umufatanyacyaha. Ahubwo tugomba kugira uruhare mu ibyo bintu mu kubirwanya, dusubiza abo bantu mu buryo bwa kinyamwuga, butari bwo guhangana, ariko twe dutanga ibyo tugomba gutanga, ni ukuvuga gutanga amakuru ya nyayo ahinyuza nk'izo mvugo zihembera urwango n'amacakubiri bijyanye n'amateka y'u Rwanda n'ibihe turimo. Ikindi no gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bw'inyungu ariko utagambiriye kuvuga ngo ushaka gusenya abantu cyangwa kwitabira abantu. Twabonye urubyiruko, abantu hano kuri YouTube ndakeka mwaribonye abantu iminsi yashize ari bimaze iminsi bamwe baganiza, bafataga utujerekani bagira gute bavuza ubujerekani bwitabira bavuga ku bantu runaka, ugasanga umuntu baramuvuza agize kesi zo kwiyahura. Ibyo twavuze bituma umuntu agira uburwayi bwo mu mutwe, tugasanga abandi byabakuriyemo gufunga, kuko uretse kuba izo mvugo zihembera urwango zigira ayo magambo magira ingaruka ku muntu yabwira, usanga uko byagenda kose nawe akenshi bikugizeho ingaruka aho bikora, cyangwa uwo muntu urubuga cyangwa umurongo wo kuvugiraho ibyo bintu. Shaka harimo uburyo bw'amategeko ugafunga, cyangwa se nawe ubwawe ukaba wakwicira urubanza ukabura amahoro y'umutima, bikaba byatuma nawe akazi kawe kangirika, wari uzi ngo urimo guhima umuntu cyangwa se urimo gutanga umusanzu bumwe na bumwe. Ikindi nk'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga ni ukwirinda kuba igikoresho cy'umuntu ufite inyungu ku giti cye. Ugasanga ufite imbuga nkoranyambaga YouTube channel cyangwa Twitter, bati ukurikirwa n'abantu 100 cyangwa 200, akaza akagukoresha nk'igikoresho cyo kwibasira abandi bantu cyangwa kwibasira igihugu. Hari nk'imbuga nkoranyambaga twabonye zibasira abayobozi, inzego z'igihugu, umukuru w'igihugu, aba n'abandi bayobozi. Ugasanga niho hayo urubuga wowe, ugasanga niho hayo urubuga nk'uwo muntu, akenshi usanga bikugiraho ingaruka, uretse no kuba byagira ingaruka ku bantu urimo kwibasira. Yego, nukoresha imbuga nkoranyambaga neza muri rusange, ko leta ni ibintu yashizemo kuba hano mu Rwanda internet ari ikintu gihendutse, kandi twese dushishikariza gukora. Leta babishoye imbaraga, nitwujije nk'urugero twipfusha
dupfusha amahirwe ubusa ahubwo ngo tubikoreshe mu buryo butemewe. Yego, hari ibintu rero tumaze kugira umuco hano iyo twaganiriye n'abantu, nzi ko ntabwo nakomeje kubona telefone isona ariko ntabwo twakwitaba abantu bose ngo bikunde. Hari ababa bakeneye kukuvugisha, hari ababa bakeneye kuba bakugisha inama, bakubaza wenda ukagira amakuru baha aho bayobora, kubasobanurira uburyo bakwivuza. Ibyo byose turabyemera yuko watanga adresse aho ubarizwa, niba ari umurongo wa telefone, niba ari imbuga nkoranyambaga wenda kugira ngo bagusangeho mbere yuko dusoza. Nimero ya telefone nkoresha nimero imwe ya MTN ni 078 38 04 277. Ndayisubiramo. Yego. 078 38 04 277 ku muntu wabinyeneye cyangwa akeneye n'ubundi bufasha bujyanye n'ibyo twavugiye aha cyangwa kuri yisumbuyeho. Ikindi no ku mbuga nkoranyambaga nkoresha amazina yanjye nyayo Dukuzimana Donate, nkoresha Facebook, WhatsApp, Twitter na Instagram. Murabona ko bahise batangira kuguhamagara. Abana no ambere ahise ampamagara. Murakoze cyane nk'umuntu w'umuganga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, umuganga uvurisha ibiganiro. Wakoze cyane kwitabira kandi nizeye yuko n'izindi nsanganyamatsiko zizaba zikeneye ubumenyi bunararibonye bwanyu muzitabira ubutumire bwacu mukadufasha. Yego, murakoze cyane kandi twishimiye kubana namwe. Mugoroba mwiza kuba duteze amatwi mwese. Hanyuma kuba dukurikiye kuri YouTube namwe ntimwibagirwe gushyiraho ibitekerezo byanyu, kuko ntago tuba tuvuye, ntago ikiganiro mu by'ukuri kiba kirangiriye ahangaha, kirakomeza no ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri YouTube.